none se ubona nubwo abantu bagiye muri protestante uyu urebesheje n'amaso ntubona ko basubiye muri gaturika inzego bagwanyaga nabo barazisubiranye teri nimba bimeze uko abantu benshi bizera imbabazi batazihawe ntabwo yazihabwa kandi uwo bagiranye ikibazo akomeretse kandi atamuvuye urumva rero abantu bazarimbuka ni benshi nimba bimeze uko pastor abantu bazarimbuka ni benshi ariko iri juru nubwo rihari hari abazarita hari umurongo nibyo ndi kuvuga nti ijuru rirahari na Gehinomu irahari buri kimwe gifite abacu none wewe ushizeho itegeko rarisohora uravuze ngo kirazira ngo kubera itorero rigereranya n'umugore ngo urihagarare ntagomba kugira indi mugore izo ni inyigisho z'ibinyoma zicurana n'ubuhe butumwa twageza kuba bishop bavuga ko bafite ubushobozi bwo kubabarira ibyo senga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga gusenga ni byiza ingani tukingira gusenga bikingura ijuru tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard abari mu Rwanda shalom abari mu Burundi shalom muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda shalom turakunda ni gusenga buri munsi nusenga uzanesha ariko no gusenga uzaneshwa senga abari ku mugabane wa Burayi shalom abari ku mugabane wa Aziya shalom abari ku mugabane wa Amerika shalom abari ku mugabane wa Oceania shalom nkuko mubona kuri kamera ya gusenga yetu kumwe na Dr. Revera Pasteur Mpazi Bireguraho Dr. Shalom umeze ute turi bazima urashima Imana turahimbaza Imana igumugisha Pasteur watangira usenga Imana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza uyu mwanya w'icubahiro n'uwawe ni wowe uduhaye ni wowe utugeneye kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe mu mahanga yose tubwiriza ubutumwa bwiza abantu batandukanye imigabane itandukanye ibihugu bitandukanye byose byumva ijambo ryawe kandi abafite imitima yinangiye bashe guhindurwa naryo n'abizeye bakomezwe n'ijambo ryawe ko ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga mu bugingo bwacu dusabye kubana natwe atangirana natwe ugasozanya natwe mu izina rya Yesu amena Wakoze Pasteur tugiye kuganira ku bibazo ku mahame abiri mu mahame 95 ariyo shingiro y'amavugurwa ya Protestant ni ihame rya kabiri turaganiraho mu mahame 95 agenga amavugurura ya Martin Luther ashaka guhindura Catholicisme kugira ngo ize kuvuka mu Protestantisme ni ihame rya kabiri tugezeho na mahame 95 twarangije ihame rya mbere tugeze ku ihame rya kabiri ego Wakoze Pasteur kibazo ca mbere ese ayo mahame ya Martin Luther yasohotse ryari ayo mahame ya Martin Luther yasohotse tariki 31 z'ukwa 10 1517 ariyo yaje kumanika ku muryango w'urusengero i Wittenberg mu Budage kugira ngo abantu bose birebere ukuri gufutuye atari ibintu bigenderwa ku mihango. Urakoze ese umugambi wa Martin Luther wari uwo kugera kuki umugambi wa Martin Luther we yakoze mu busaseridote bw'itorero ry'i Roma ariko umugambi wari uwo kuvugurura aturutse mu nzego zo hejuru abayobozi b'itorero bose kugira ngo noneho abamanure abageze ku murongo mwiza wo gukurikiza ibyanditswe byera bagendere ku rufatiro rwo kwizera bagendere ku nzu y'umwuka be kugendera ku buyobozi bw'itorero bamenye ko agakiza kava mu kwizera Kristo gusa atarama sakramento bamenye ko itorero ari inzu y'umwuka bamenye ko umutambyi umuntu wabyaho bwa kabiri wese ari umutambyi ko atagomba kugera ku Mana ari ngombwa ngo anyure mu nzira y'umusaseridoti ahubwo ubwe ni umutambyi mu cimbo ca Kristo agera ku Mana ubwe yarasha kugira rongo inzego zose z'itorero ry'i Roma zinyusubire ku rufatiro rw'ibyanditse byera ariko rufatiro rwo kwizera. Urakoze ese ayo mahame yageze ku ntego ayo mahame
mu ruhande rumwe yageze ku ntego, mu rundi ruhande ntabwo yageze ku ntego. Uruhande yageze ku ntego nuko abizera basha batangiriye ku rufatiro rusha rw'ibyanditswe byera, kandi bakumva ko umuhuza w'Imana n'abantu ari Yesu Kristo. Ariko mu rundi ruhande ntabwo yageze ku ntego, kuko abasaseridote yishimiraga kugira ngo abahindure nabo, ahubwo baramwirukanye mu mwaka w'1521. Ya ntego ntiyabikigezeho, kuko baramwirukanye aho kugira ngo abahindure babe nkawe, ahubwo bamukura muri bo. Ubwo noneho rero ingingo ya kabiri bitageze ku ntego nuko bamwirukanye ntibahinduke. Ariko ingingo ya mbere kugera ku ntego rwabyo nuko abizera basha basupiye ku rufatiro rw'ibyanditswe byera, bakingira mu nzira yo kwizera jya kuri, badakurikije imihango y'idini. Urakoze Pastor. None iryo hame rya kabiri rikubiyemo iki? Iryo hame rya kabiri rikubiyemo icya mbere kwicuza imbere y'umusaseridote. Icya kabiri kugira ngo umutima unyurwe kandi wuzuzwe no kwicuza k'umuntu wakoze icyaha. Urakoze Pastor. None se hari itandukaniro hagati yo kwicuza no kwihana? Kwicuza uhora imbere y'umusaseridote. Kwicuza ntabwo bajaga imbere y'Imana, ahubwo bajaga imbere y'umusaseridote, kandi bikaba buri gihe. Kwicuza bihoraho. Kandi ijambo ryo mu Baroma igice cya 6:1 haravuga ngo mbese tukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage ngo ntibikabeho. Mbese abapfuye ku byaha twabirabiramo dute? Ubwo rero ni amafuti guhora umuntu yicuza kandi akicuza imbere y'umuntu. Ubwo ntabwo ari byo kwicuza imbere y'umuntu. Ariko kwihana ni ukuja imbere y'Imana n'umutima umenetse, noneho ukababarira ibyaha, kandi bikaba rimwe ko Yesu Kristo yitambiye ibyaha byacu rimwe. Urakoze Pastor. Ese ubundi penetensiya ni iki? Penetensiya ni imwe mu masakaramento yatanzwe uko ari 7. Uwitwa Eugene wa gatatu yasohoye amasakaramento 7 avuga ko ariyo yazanaga ubwere bw'itorero ry'i Roma. Isakaramento ry'ubukwe, isakaramento ryo gukomezwa, isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi, isakaramento rya penitensiya, noneho hakaba isakaramento nyine ry'igaburo ryera, hakaba n'umubatizo naryo ukaba isakaramento, noneho n'ubusaseridote. Amasakaramento ni 7, noneho penitensiya ni rimwe muri yo. Ayo masakaramento uko ari 7 niyo yatsindishijaga abayoboke b'itorero ry'i Roma biturutse mu busaseridote bwabo. Ni ukuvuga ngo ayo masakaramento nazana ubwere mu itorero ry'i Roma, akayoborwa n'abasaseridote, yashinzwe mu mwaka w'1145 nyuma ya Yesu, ashinzwe n'umupapa witwa Eugene wa gatatu kugira ngo azane ubwere bw'itorero. Ni ukuvuga ngo ubukwe babuhindura isakaramento, ugukomezwa babuhindura isakaramento, ugusigwa kw'abarwayi babuhindura isakaramento, penitensiya babihindura isakaramento, kandi hari hasanzweho amasakaramento 2 Yesu Kristo yadusigiye ariyo mubatizo n'igaburo ryera. Ubwo noneho rero barabihindagura, nizo mpamvu wumva ngo penitensiya yara imwe muri ayo ngayo, nayo akonyifataniriza hamwe nayo kuzana ubwere bw'itorero ry'i Roma. Ariko ntibyari byo, byari ikinyoma, ahubwo Yesu Kristo yadusigiye amasakaramento 2 gusa, ari ryo gaburo ryera n'umubatizo. Naho gusigwa kw'abarwayi, gukomezwa, penitensiya, ubukwe, ubusaseridote ntabwo ari amasakaramento yemewe, kuko Yesu Kristo atayadusigiye. Urakoze Pastor. Ninde musaserdoti wemeje amasakaramento 7? Ni Eugene wa gatatu mu mwaka w'1145. Yari Eugene wa gatatu, ni ukuvuga ngo niwe wayemeje, arayafonda, arayaterateranya, avuga ko ari y'abagatulika bagomba kugenderaho kugira ngo ubwere bw'itoro buboneke. Ubwo rero ayo masakaramento muri hame 95 niyo Martin Luther nayo yarwanyaga, avuga ko
gukomezwa bihinduka, indulgensiya bihinduka, penitensiya bihinduka, none n'umubatizo bigahinduka, kuko ntibakoraga umubatizo nyakuri, ahubwo bakoraga ikimenyetso cyo mu gahanga, akaba ari cyo bitirira umubatizo. Ubwo rero ahaguruka aje kuvuguruza, avuga ko itorero ridakwiriye kugendera ku mihango y'abantu, ahubwo ko bagomba gusubira neza ku rufatiro rw'ibyanditswe byera. Ubwo y'amasakaramentu uko ari 5 rero atagaciro, hasigara 2, nizo mpamvu yabikoze. Ubwo ico gihe rero yabimanitse mu 1517 abantu barirebera neza ko Yesu Kristo yadusigiye amasakaramentu 2. Urakoze pastor. Ese koko umusaseredoti yababarira ibyaha? Umwana w'umuntu nta na rimwe yigeze ababarira ibyaha, nubwo yavuga ngo umwana wanje ndakubabarira, umuntu agapfukama imbere ye akicuza ibyaha bye abimubwira, ariko ntabwo yabasha kubabarira ibyaha. Gusa umupapa witwa Leo wa 13 we yasohoye urwandiko mu 1894 avuga ko umusaseredote ubwe yemerewe kubabarira ibyaha. Noneho yandika urwandiko ararumanika, atangaza ko muri we afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha, ariko byari ikinyoma. Ntabwo umuntu ababarira ibyaha, oya, Imana ubwayo niyo yonyine ibabarira ibyaha. Ntabwo umuntu ababarira ibyaha, rwaba urwego yaba arimo, rwaba ibyicaro yicayemo, cyaba icubahiro c'abantu yaba afite, ntabwo umuntu na hato abasha kubabarira ibyaha. Nizo mpamvu yibesha aravuga ngo nje ubwanje mfite muri nje ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Ni Papa Leo wa 13, ariko nta bushobozi afite, ahubwo Imana ubwayo niyo ifite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha, kuko nta ibyaha tubikorera abantu, ahubwo tubikorera Imana. Abantu twabacumuraho, ariko ibyaha tubikorera Imana muri relation verticale w'umuntu n'Imana. Naho ibicumuro ni relation horizontale hagati y'umuntu n'undi, tukamusaba imbabazi. Ubwo rero kwicuza kwa penitensiya kwari gushingiye ko afite ubushobozi muri we bwo kubabarira ibyaha, atari byo. Imana yonyine ni ifite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Urakoze pastor. Ese uyu munsi hari amatorero ashobora kuba nayo yigisha penitensiya? Nayo ni menshi cyane, kuko haravuga ko umuyobozi w'itorero afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Itorero ryitwa Ishirahamwe ry'Ubumwe bw'Ubukristo ku isi, AUCM, Association du Christianisme Mondial, bayita Association pour l'Unification du Christianisme Mondial, bavuga ko Sane Myange Muni nawe yari afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha mu bayoboke be, ariko sibyo. Irya kabiri ni uwitwa Bahaura wazanye umuryango witwa Bahayi, la foi mondiale Bahayi, imyizerere rusange yo ku isi, yavuga ko nawe abasha kwibabarira ibyaha mu bayoboke be. Hakaba noneho na Branham, William Mario Branham, nawe utamuciyeho ntabwo wabasha kugera ku Mana. Abo bantu rero bavuga ko bigize abahuza b'Imana n'abantu, kandi Kristo ari uduhuza n'Imana. Na amasekte menshi, amashami menshi y'amadini yiyitirira abatambyi b'abahuza b'Imana n'abantu, none bakavuga ko nabo ubwabo bashobora kubabarira ibyaha. Ariko nubwo ahari, ntabwo ari ku ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu Kristo ubwe ari we witanze kubera ibicumuro byacu. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wawo wa 21 haravuga ngo utarigeze akora ibyaha, ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo abari abanyabyaha duhinduke gukiranuka kwayo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yari umukiranutsi, Imana imuhindura kuba icyaha kugira ngo abari abanyabyaha bahinduke gukiranuka kwayo. Bisobanura ngo Yesu Kristo niwe wenyine mutambyi ubasha guhuza Imana n'abantu, kandi niwe wasohotse aza mu izina rya Melkisedeki. Ni ukuvuga ngo afite ubushobozi kandi yabuhawe na se bwo kuduhuza n'Imana. Urakoze pasi. Ese ihame ry'ubusaseredoti nk'isakaramento ni kinyoma? Ihame ry'ubusaseredoti ntabwo ari ikinyoma, ariko iyo rirenze ingabano rihinduka ikinyoma. Aha, rirenga ingabano gute? Rirenga ingabano usomye mu Bakorinto wa 7 umurongo wa 38. Paulo yaravuze ngo urongora
abakoze neza, utarongora abakoze neza kurushaho kubera impamvu z'umurimo, nicyo ashaka kuvuga. Noneho rero uwaba umusaseridote atarongoye nta kibazo, uwaba umusaseridote arongoye nawe nta kibazo, ariko gushiraho itegeko nta musaseridote wemerewe kurongora, kandi Bibiliya ivuga ngo no kurongora nta kibazo, byarenze ingabano. Bagombaga kwemera ko ashobora kurongora cyangwa ntarongore, ko byombi ntabwo ari icyaha. Urongora abagize neza, ariko utarongora abagize neza kurushaho kubera umurimo. None wewe ushizeho itegeko urarisohora, uravuze ngo kirazira ngo kubera itorero rigereranya n'umugore ngo urihagarare ntagomba kugira indi mugore. Izo ni inyigisho z'ibinyoma zicuramye. Ubundi umuntu agomba kurongora cyangwa ntarongore. Itegeko ryo kuvuga ngo yakora kimwe muri ibyo ni ikinyoma, ni herezi. None urakoze Pastor. None Pastor, nubuhe butumwa twageza kuba bishop bavuga ko bafite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha? Abantu benshi bafite amazina akomeye biyitiriye, bamwe bita ba musenyeri, abandi bita ba kardinale, abandi bita ba kire, abandi bita ba kapitene, abandi bita ba majoro, abandi bitwa ba liyetena mu itorero kugira ngo bagire icubahiro cyo hejuru, abandi bakitwa ba president de station, abandi bakita ba president abandi bagafata amazina atandukanye y'uburebure n'uburemere bw'inzego z'itorero. Ariko uko yaba kose, yaba umuyobozi w'iciciro gisumba ibindi byiciro byose, yaba musenyeri w'abasenyeri, yaba kire w'abakire, yaba kardinale w'abakardinale, abo bose ni inzego z'itorero zitagira ishingiro. Nta na bamwe bakwiriye gusimbura ubushobozi bw'Imana ngo bambare muri bo kubabarira ibyaha. Uko yaba ari kose, uko yaba angana kose, ni umuntu. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Abo bantu bagira ngo abantu babatumbire bazabone kugera ku Mana, barabayobeje, bari mu cerekezo cyo kurimbuka. Kuko ukurikira Yesu ni uri mu muco, kuko Yesu ni umucyo w'iyisi. Ariko abana b'abantu ntabwo bashobora kuyobora abantu ngo bageze ku gakiza, kuko ni abantu nabo ubwabo bakeneye kuyoborwa. None Pastor, na yahe matitire yemewe na Bibiliya? Ni pastor yonyene, intumwa, ego, umuhanuzi, apotre remewe, umwungeri. Apotre remewe siyo ntumwa se? Niyo ntumwa. Umwigisha, ego, biremewe. Ariko musenyeri ntiyemewe. Musenyeri ntaho byemeye kuko risimbura Kristo. Ego. Senyeri nubwe ni Kristo. Nta muntu ugomba kwitwa Kristo. Ego. Naza kapitene na za majoro nazo ni titire z'abisi, ntabwo ari titire z'itorero ry'Imana. Hariho n'aba perezida wa conference, perezida wa station, perezida wa union, ayose na amatitire biha, ariko abo bose na abapastere. Nirwo rwego ruheruka imbere y'Imana, kuko pastere ni uhagarariye itorero, kandi iryo torero rikabonekamo intumwa, rikabonekamo abahanuzi, rikabonekamo abungeri, rikabonekamo abigisha, ndetse hakabona abakuru b'itorero n'abadiakoni. Ariko nta rwego rusumba pastere rubaho rukora mu itorero. None se ubona nubwo abantu bagiye muri protestante, uyu urebesheje n'amaso ntubona ko basubiye muri Gatolika? Inzego barwanyaga nabo barazisubiranye, ndetse ahubwo na indulgensiya barwanyaga bamwe barabisubiranye, kuko urebye wasanga uburyo batanga ibya 10 n'amaturo mu madini ya giprotestanti yarasubiye mu rwego rwa indulgensiya, nubwo bavuyemo bananiwe kubyihanganira. Na nizo mpamvu protestantisme yavutse ifite ububyutse kandi ari nzima. Ariko mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa mbere haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 n'inyenyeri 7 z'Imana, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Nizo yatumye Sarudi ihinduka intumbi, nuko yahagurukiye kurwanya amahame y'itorero ry'i Roma, ariko nyuma bamara kugwira nabo bakagwa mu buyobe nk'ubwabo. Uburyo batanga, uburyo bitanga, ugasanga nabyo bizanye bibaye nka indulgensiya. None ko waruvuze ngo uburyo batanga mu 10 ngo basubiye muri Gatolika, byari bimeze gute mbere? Nuko ibyitwa indulgensiya abantu bakoraga ibyaha,
bamara gukora ibyaha bakabigura amafaranga kuko gupfukama babonye ko bidahagije bashaka kwigwizaho imitungo. Abantu bagapfukama rero ariko none bakakubwira icaha ico kikwiriye kugurwa, nubango bagatanga ikintu cyitwa lettre d'indiligence, nubango ibyete bya indulgensia bigurwa amafaranga bashaka kuyagwiriza mu mubare w'ibyaha bihana. Nukuvuga ngo noneho rero arabireba kuko yabanaga nabo aravuga toya ntabwo icyaha kukihana bija mu giciro c'amafaranga, abona ko ari ubuyobe. Ariko hanyuma igihe cyo kubwiriza kw'itoro ry'Isarudi abantu bamaze kugwira, bamwe muri bo batangira kuvuga ko umuntu udatanze icacumi atazaja mu ijuru. Noneho rero nabo baba bagiye kuja mu ishusho yayindi, kandi kijane muntu mu ijuru ni umutima utunganye, kuko n'icacumi gitanzwe kidatunganye kidaturutse ku mutima utunganye naco nticemerwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nujana ituro ryawe ku gicaniro ukibuka ko hari ikibazo wawe ufitanye na mugenzi we, ngo subirayo banze ukiranuke ugaruke utange ituro ryawe ribone rwemewe kubw'umutima utunganye. Ubwo noneho rero uyu munsi hari amadini amwe ashobora kurebera gukiranuka kw'abera mu mubare w'amafaranga batanze. Hari n'abashobora kuvuga ngo umuntu udatanga amaturo ngo ntabwo ashobora kuzabona ubwami bw'Imana. Ugasanga byongeye gusubira mu gutsindishirizwa muri indulgensia yabatangaga imbere y'abasaserdoti, ugasanga nabyo bibaye kimwe. None se pasiteri uravuga iki kuri izo nyigisho nyene zintuzeye? Hari jambo waruvuze ngo ese ngo ni wibuka ngo ko hari ikintu mupfa n'umuntu ngo banzurishira ituro ku ruhande. Ese abantu benshi ko batanga ituro bafite ibintu bapfa, ese inama wavuga wabagira niye niba umuntu afite ikintu apfa n'uwundi akaba atashobora kurishira ku ruhande wagende yikiranure? Nizo mpamvu Yesu Kristo muri Matayo 23:23 yaravuze ngo mutanga icacumi mufite umurava mufite n'ishaka, ngo ariko mukibagirwa itegeko rikomeye ry'Imana ari ryo gukiranuka n'ubutabera n'imbabazi. Nukuvuga ngo Yesu ntabwo yigeze akuraho icacumi mwitorero, ariko yaravuze ngo icacumi kidatanganywe gukiranuka n'ubutabera n'imbabazi cyendo kimfabusa imbere y'Imana kandi kikagenda. Yashaka kuvuga ko umutima w'umuntu ari ubaza gutungana mbere kugira ngo agire icatanga, kuko ituro rishimwa neza ari riherekejwe n'umutima utunganye. Nico ashaka kubigisha. Cyo ashaka kubigisha. None ese pasiteri niyihe nama wagira ku bantu baja gutura amaturo bafite ibintu bapfa n'abagenzi babo? Nibyo nyine n'ugusubirayo. Hari icumweru kibanza cyo kwitunganya kugira ngo umuntu azatanga ituro rivuye ku mutima, nuko abanza kwitunganya mbere yaho ataraterana, kugira ngo umutima we uhuze n'ico atanze, ubushake bwo mu mutima uhuze n'ukuboko kurambuye, niho byagenda neza, noneho rya turo rikamuhesha umugisha. Ariko abantu batura bafite imitima mibi, ntabwo ituro ryabo ribashobora kubahesha umugisha na hato. Ubwo nukuvuga ngo utunganya umutima, niko kwa gukiranuka Yesu yavuze n'imbabazi n'ubutabera, kugira ngo bibone biherekeze ituro ryemerwa imbere y'Imana. Pasiteri, hari ikintu wavuze ngo ibintu byo kwicuza no kwihana. Ese umuntu afite ikintu bapfa n'umuntu na mugenzi we yamuhemukiye, benshi barabikora bagahemukira abantu barangiza bakaja kureba ba bishop canke ba pasiteri bakaja kwihana, ariko umuntu bafite ikintu bapfa akaba atigeze amusanga, ese uko kwihana kuremewe? Oya, uko kwihana ntabwo kuba kuvuye ku mbabazi, kwihana ntabwo kuba kurimo gukiranuka, ntabwo kurimo n'ubutabera, nta justice kurimo. Oya. Kuba guciye inyuma kuko wahemukiye niba hari ukamusimbuka ukaja ku musaserdote, ntabwo Imana ibyemera nubwo umusaserdote abyemera. Abantu benshi rero ni muri ubwo buryo, abantu benshi urumva ko pasiteri nimba bimeze uko, abantu benshi bizera imbabazi batazihawe. Ntabwo yazihabwa kandi uwo bagiranye ikibazo akomeretse kandi atamuvuye. Kandi iriya jambo ryo muri Matayo 5:23 ngo ubanze usubireyo, n'ugukiranuka n'uwo mwahemukiranye. Ntabwo ari ugukiranuka n'umuyobozi, n'ugukiranuka n'uwo mwahemukiranye.
uko nukuri ni kuvuga ngo rero abantu benshi bashidikanywaho nimba jewe mvuye hano mu gipangu hari umuntu dufite ikintu dupfa noneho nkagenda mu rusengero ngiye kwikiranura ngiye kwa pastori ariko umuntu nahemukiye ahari agakiza kanje nakashidikanyaho. Nta mbabazi zirimo, nta n'urukundo rurimo, nta n'imbabazi zirimo, nta no gukiranuka kurimo. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo yasimbutse nta rufatiro rwo kubabarirwa rugihari. Urumva rero abantu bazarimbuka ni benshi, niba bimeze uko pastor, abantu bazarimbuka ni benshi, abana bazakizwa ni benshi. Kuko ijuru rirahari na Gehinomu irahari. Ariko iri juru nubwo rihari hari abazarita, hari umurongo. Nibyo ndi kuvuga nti ijuru rirahari na Gehinomu irahari, buri kimwe gifite abacu, buri bwami bufite abayo. Urakoze pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha pastor. Urakoze nawe. Pastor sinzi uko ashobora kongeraho. Kuri channel ya gusenga everyday 078 666 96620 channel ya gusenga everyday 078 murakoze gukurikirana ubutumwa bwiza. Tugeze ku tegeko rya kabiri ry'ihame rya 95 ya Martin Luther yo kuzana amavugurura mu itorero ry'i Roma. Amahame ni 95, twize irya mbere tugeze ku rya kabiri, tuzakomeza ku rya gatatu, irya kane kugeza kuri 95. Murakoze kudukurikira, Imana ibaha umugisha. Urakoze, reka tugushimire, reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone, reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga. Tukubwiye ngo nawe Imana igwe umugisha. Ushobora kubona ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone, kuko kuri gusenga hari inyigisho udashobora kubona hano. Kuri gusenga everyday hariho igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana cyose kirahari, inyigisho zirahari. Ukeneye kumenya inyigisho za doctrine zirahari, ukeneye kumenya inzozi zishingiye kuri Bibiliya n'inyigisho zindi zitandukanye udashobora kubona ahandi. Kanda kuri kuri YouTube wandikeho gusenga everyday, uje kuri video ugenda. Rero reka tubashimire, tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Ikiganiro naho utaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.